Mbanje kugusuhuza nanagushimira wowe wabashije gukora subscribe kuri Tennis Sky Empire. Nawe utari wabikora ariko ukaba ugiye kubikora, nawe bikugendekere gutyo. Ni iby'agaciro gakomeye cyane kuba warasize subscribe yawe kuri Tennis Sky Empire. Amakuru ari kuvugwa kuri uno munsi ni amakuru y'impanuka yabereye mu karere ka Kicukiro. Akaba ari impanuka yakozwe n'imodoka zigera muri 3, akaba ari impanuka yaguyemo abantu benshi cyane. Ni impanuka yabaye mu gitondo cya kare rwose ahagana mu masaa 2 za mu gitondo, tariki 5 z'ukwezi kwa 2 2024. Abantu benshi bakomeje kwibaza ikintu cyaba cyateye ino mpanuka, ariko ababonye iyi mpanuka uko yatangiye bavuze yuko yatewe no kubura feri kw'iki kimashini rwose mureba imbere zanyu, igahita igonga iyindi modoka rwose yari itwaye imbaho, aho iyi modoka nini yo yari itwaye garaviye. Iyi mpanuka ikaba yatwaye ubuzima bw'abantu benshi cyane rwose, kuko bivugwa yuko iyi mpanuka yaba yaguyemo abantu barenga muri 5, ndetse bakavuga yuko muri ino mpanuka abari bari batwaye zino modoka bamwe na bamwe nabo babashije kuba bahasiga ubuzima, abandi bagakomereka, bakaba bari mu bitaro bya CHK. Nk'abo babashije kutubwira ni abatandiboyi 2 bari bafitwe n'ino modoka iremereye cyane nk'iyi ngiyi muri kubona rwose y'umutuku ya hoho. Murabizi yuko izi modoka zikunzwe kuvugwa yuko zifite ikibazo cyo kuba zabura feri, akenshi na kenshi akaba ari cyo kibazo bashinja ino modoka, kuko bavuga yuko kabitera k'iyi mpanuka ahanini yatewe n'iki kimodoka rwose cya hoho cyari gitwaye umucanga. Muri ba batandiboyi 2 rwose bari kuri ino modoka, umwe yabaye ikiba abaciye muri retroviseri yikubita hasi ahita apfa, ndetse undi nawe agira ikibazo cyane gikomeye cyane, ku buryo bavuga yuko no kugira ngo agaruke mu buzima busanzwe ari ikibazo gikomeye cyane. Ndetse n'umushoferi nawe bikaba bivugwa yuko nawe yakomeretse bikomeye cyane, ku buryo nabo kuba bakitaba Imana bishobora kuba. Gusa icyo twizeye yuko uko biri buze kugenda rwose biri buze kugenda neza, bakaba bari bukorerwa ubuvuzi bwa nyabwo, wenda Imana ikaba yagira icyo ikora. Ntabwo ari kuri ino modoka gusa, kuko n'iyi modoka iyi ngiyi ntoya yari itwaye abantu bagera muri 5 bose, kuko haguyemo abantu bagera muri 3, bose bahita bapfa babura ubuzima, abandi barakomereka bajyanwa mu bitaro bya CHK, akaba aribwo bari kuvurirwa yo. Iyi modoka yari irimo rwose umugabo n'umugore ndetse n'inshuti zabo n'umwana umwe rwose. Muri abo ngabo inshuti zabo ndetse n'umwana bakaba bitabye Imana. Bikimara kuba rwose polisi y'igihugu nk'uko mubizi rwose itabarira ku gihe, yahise ihagera rwose ikora ubutabazi bw'ibanze, ndetse ijyana na ba bandi bakomeretse ku bitaro. Ubundi rero ibisabwa byose bigenda bikurikizwa ku murongo. Niho batanze n'inama rwose, kuko umuvugizi wa polisi y'igihugu yatangarije abanyamakuru yuko abantu bakwiye kwitwararika, ndetse ku kijyanye n'ibinyabiziga byabo bakajya bajya mu binyabiziga bakoreye kontorore, ndetse bakita ku mategeko n'amabwiriza y'umuhanda, kuko kumva yuko umuntu atwaye ikinyabiziga kinini ko utwaye ikinyabiziga gitoya agomba kumubererekera, ntabwo ariko biri. Akwiye gukurikiza amategeko y'umuhanda uko aba yarayigishijwe, kuko uko byagaragaye yuko iyi mpanuka yatewe n'uburangare bukomeye cyane bw'umushoferi wari utwaye iyi kamyo ya hoho. Nyuma yo gukora iyi mpanuka rwose abantu benshi bakomeje kwibaza ngo ese aba bantu bakoze impanuka imeze gutya baraza kubona ubuzima, cyangwa se biraza kuba bigenda ngote, kuko ni impanuka yakomerekeyemo abantu benshi, ndetse haba n'abantu batari bari muri ibi binyabiziga bakaba bahuye n'ihahamuka rikomeye cyane, ndetse hakaba habonetsemo n'uwo wakomeretse ariko atari ari muri izo modoka, wari umugenzi usanzwe.
reka nkwisabire wowe utari wabasha gukora subscribe, ukande subscribe ndetse ukande no kuri iyo nzogera notification kugira ngo tujye duhura mu nkuru za Ten Sky Empire igenda ibagezaho umunsi ku munsi. Ni iby'agaciro gakomeye cyane kuba waramaze gushyira itafari ryawe rya subscribe kuri Ten Sky Empire. Ten Sky Empire yemeje kuzajya ibagezaho amakuru y'abasitari bagiye batandukanye, haba muri politike, muri sinema, muri music ndetse no muri gospel n'ahandi hose hasigaye no mu buzima busanzwe. Ten Sky Empire yemeje kuzajya ibagezaho amakuru ya buri munsi uko agiye aboneka. Kora subscribe ukande no kuri iyo nzogera notification, kandi ntiwibagirwe na like kugira ngo tuzajye tubona yuko ibyo dukora muba mwabibonye, kandi ni iby'agaciro gakomeye cyane. Ikirenze kuri ibyo, Imana iguha umugisha. Nyuma y'ibyo byose, polisi yavuze yuko ikigiye gukurikiraho ari gukurikiza ibyo amategeko y'ibinyabiziga agenda akurikiza mu buryo busanzwe bwa buri munsi, harimo ubwishingizi, kwishyura ibyangiritse ndetse no kwishyura ababa bangirikiye muri ino mpanuka mu buryo bugiye butandukanye. Bakomeza bavuga yuko rwose ikinyabiziga burya iyo kidakontrowe neza, kuko ntabwo ari ikintu kiba gifite ubwenge n'ubu gifite, kuko niba utagitwaye neza kiragutwara nabi. Umuvugizi akomeza avuga yuko rwose abantu bakwiye gukomeza kwirinda rwose, ndetse bakanarinda n'abandi, kuko ikintu cyo kwitwa yuko umuntu ashobora kuba yakora impanuka rimwe na rimwe bishobora kuba byamuturukaho. Ariko nk'uko umuvugizi wa polisi abivuga, impanuka n'ubundi mu bisanzwe nyine zibaho, kuko buri muntu uwo ari wese ntabwo ashobora gutekereza yuko impanuka ishobora kuba yabipanze, kuko yabipanze ntabwo yakishimira kubura ubuzima nawe ubwe, cyangwa se ngo yambure ubuzima abandi, keretse iyo ari igikorwa cy'ubwiyahuzi. Reka ngushimire rero wabashije gukora subscribe, ugakanda no kuri iyo nzogera iri ya notification, ndetse ugakanda na share. Ni iby'agaciro gakomeye cyane, mpora mbibashimira umunsi ku munsi. Ni iby'agaciro gakomeye cyane. Nawe utari wabasha kuyikora, nkundira ngo ushimire yuko umaze kuyikora kandi unabitekereje. Ni iby'agaciro gakomeye cyane, icyemezo ufashe cyo gusapotinga Ten Sky Empire. Imana ibiguhera umugisha. Ni iby'agaciro gakomeye cyane. Iby'iyi mpanuka rero ntabwo twakomeza kubitindaho rwose, gusa icyo twavuga, mugire kwihangana mwebwe mwaburiye abanyu muri ino mpanuka, ndetse n'abandi nabo bagiriye ibyago byo gukomerekera muri ino mpanuka. Rwose reka tubasabire yuko Imana ikomeza kubafasha, n'abandi mugire iruhuko ridashira. Imana ikomeze kubarinda kandi ibatuze aheza. Turabizi yuko rwose Imana ari data wa twese, nta kundi. Imana ikomeze ibarinde. Yari Uwayisenga Didier kuri Ten Sky Empire. Ugize igitekerezo cyangwa inyunganizi washyira muri komenti, ndetse ukareba buryo ki washyiraho n'iyo like na komenti yawe, ugakora subscribe wowe utari wayikora. Ubundi rero tukazajya twimanukira mu nkuru zigiye zitandukanye Ten Sky Empire iba yariyemeje kubagezaho umunsi ku munsi. Nko ku muntu ukigera kuri Ten Sky bwa mbere akaba aribwo akiyigeraho, reka tukwibutse yuko Ten Sky Empire ikunda kubagezaho amakuru y'ibyamamare muri politike, muri sinema, muri football ndetse no muri music n'ahandi mu buzima busanzwe hose. Ten Sky Empire igenda ibagezaho amakuru ya buri munsi, umunsi ku munsi uko agiye abonetse. Ndabakunda cyane, ni iby'agaciro kuba mbafite, kandi rwose Imana ikomeze ibahe umugisha kuba mwarashyize subscribe yanyu kuri Ten Sky Empire. Ni iby'agaciro gakomeye cyane, mpora mbigarukaho, sinzi uko nabibashimira, gusa Imana ikomeze ibahe umugisha.